umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwambere rw'Abakorinto igice cya 11, icya 12, icya 13, icya 14, icya 15, icya 16 n'urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 11, imyambaro ikwiriye n'ifunguro ryera. Intumwa Pawulo yakurikizaga Kristo, niyo mpamvu yavuze ati munyigireho nk'uko nanjye nigera kuri Kristo. Nibyo yasabye Timoteyo ubwo yamubwiraga ati ntihazagire ubona aho ahera atuka ubusore bwawe, ahubwo ujye uba intangarugero muri byose. Pawulo yavuze ko umutwe w'umugabo ari Kristo, noneho umutwe w'umugore akaba ari umugabo we. Mu gihe cyo kubwiriza ubutumwa, umugore akwiriye gutwikira umutwe we ari we mugabo we, ahubwo akamamaza Kristo. Si iby'ubwenge ko agira umara umwanya avuga iby'umugabo we aho kuvuga iby'umwami wacu mu iteraniro ry'abera. Umugabo nawe mu iteraniro agomba kuvuga Yesu gusa, niwe mutwe w'itorero. Hari ikindi kibazo cyari mu itorero ry'i Korinto. Iyo babaga bateranye biramaga ibice. Ikindi nanone mu gihe cy'ifunguro ryera, aho kwibuka umubiri n'amaraso bya Kristo, ahubwo baryaga nk'ibisambo by'ibisahiranda. Dore ko Kristo yatanze ifunguro ryera. Nijoro bamugambaniyemo yafashe umutsima arawushimira, arawumanyagura ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe. N'igikombe akigenza atyo ati iri ni isezerano rishya ry'amaraso yanjye amenwe ku bwanyu. Ushonje ajye guhagira iwe, ariko twubahe kandi tuzirikane igitambo cya Kristo wapfuye ku bwacu. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 12, impano z'umwuka. Pawulo avuga neza ko Imana yatanze impano zitandukanye mu itorero. Bamwe bahawe kumenya, abandi bahawe kwizera, abandi bahabwa gukiza indwara, abandi bahabwa gukora ibitangaza, abandi bahabwa guhanura. Hari n'abahawe kuvuga indimi, abandi bahabwa gusemura. Hari abahawe kurobanura imyuka bakamenya imyuka iyobya irimo gucengera mu itorero. Impano za mwuka Imana yazitanze atari kugira ngo zibe umutwaro ku itorero, ahubwo ari ukugira ngo zibe inyunganizi mu itorero. Ni kimwe n'umubiri, haba ingingo nyinshi kandi buri rugingo rufite umurimo rushinzwe kugira ngo umuntu abashe gukomeza kugira ubuzima bwuzuye. None nabwirwa n'iki impano yanjye? Iyo ukizi ukora giteza itorero imbere, iyo kivuye mu mutima ukunze, biba ariyo mpano yawe. None ninde umenya impano inkwiriye? Pawulo avuga neza ko Mwuka Wera ari we ugabira buri wese uko ashaka. Bitera akaga iyo uharanira impano y'abandi kandi Mwuka ari we ukugenera iyo abona igukwiriye. Itorero ry'Imana twese dufatanirize hamwe mu mpano Mwuka yaduhaye. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 13, urukundo rwitwa agape. Mu Bakorinto benshi bifuzaga kugira impano zitandukanye, harimo n'izo kudidibuza indimi z'amahanga. Hari n'abageragezaga kudidimanga bavuga indimi zitumvikana ngo ni umwuka wamanukiye. Pawulo yababwiye impano iruta izindi. Ni impano yoroshye cyane buri wese abasha kwigira. Kuririmba barabyitoza, indimi bakaziga, ariko urukundo rubasha kuza kuri buri wese. Urukundo rurenze urwo twatekereza, rwa rundi Yesu yadukunze rwitwa agape, kuko ni urukundo rw'ikirenga. Urukundo dukeneye mu itorero ni rwa rundi rwihangana, rubabarira byose, kandi ni rwa rundi rudafite icyo rushaka ku muntu. Imana iduha urwo rukundo. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 14, impano y'indimi niyo guhanura.
Pawulo yabwiye itorero guharanira kugira impano za mwuka, ariko cyane cyane urukundo. Mu bihe bya kera bavuzaga impanda mu buryo bwo gutangaza amakuru. Impanda yose yabaga ifite uko ivuzwa bitewe n'ubutumwa bashaka gutambutsa. Hari impanda yabaga ivuga iby'intambara, hakaba n'iyabaga ivuga ko bukeye. Bose bari bazi uko izo mpando zivuga mu buryo bunyuranye. Pawulo yarabajije ati, ese impanda ivuze mu buryo budasobanutse neza wabwirwa n'iki niba wabuze ngo twambarire urugamba? Maze yungamo ati, niba umuntu yihangishijeho imyuka ngo arimo kuvuga indimi nyamara ukumva ari kudidimanga, akwiriye guceceka rwose. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi, nta na rumwe rutagira uko rusemurwa. Yarakomeje aravuga ati, muharanire Imana yo guhanura, ahubwo mumenyeshe abantu ibyo Imana ishaka. Mu itorero hakwiriye nanone kubamo gahunda, ntibavugire rimwe kandi ntihabe imivurungano mu rusengero. Imana ikunda hari gahunda inoze. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 15. Umuzuko. Ihame rikomeye kandi ryo kwizerwa ni umuzuko. Ni ihame ritera ibyiringiro. Mu bihe bya kera iyo intambara yabaga irangiye, abantu barazaga bakabitangaza mu mujyi, maze ibyishimo bikaba byose. Inkuru rero ikomeye kuruta izabayeho zose ni uko Yesu yatsinze Satani maze aduha ibyiringiro by'umuzuko. Hari abari batangiye kwigisha ko nta muzuko uzabaho, abandi bari baciwe intege no kuba hari abizera bamwe bari baratangiye gupfa Yesu atagarutse. Maze Pawulo arababwira ati, reka mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato maze duse na Kristo. Hazavuga impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye, maze abapfuye bave mu marimbi, ndetse natwe tuzaba tukiriho duhite tuzamuka mu ijuru ako kanya. Bizaba ari umunezero mwinshi duhuye n'abapfuye kera. Abantu bazajya baseka urupfu na Satani bati, ongera utwice turebe, kuko twese tuzaba twambaye kudapfa. Ndakwifuriza kuzaba aho abaturage baziberaho iteka. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 16. Intashyo. Pawulo yabanje gutanga inama z'uburyo bajya bakusanya amafaranga yo gufasha ab'i Yerusalemu, ndetse atanga amabwiriza y'uburyo bwo gukiranukira Imana. Yabonye ari byiza ko ku wa mbere w'isabato aribwo bakwiriye kuyakusanya, ndetse n'izindi mpano. Abagombaga kuzijyana i Yerusalemu bari guhabwa inzandiko zigaragaza aho bavuye. I Yerusalemu habaga abapfakazi benshi, ndetse hari harateye inzara ku ngoma ya Kilawudiyo. Itorero nanone ryafashaga abiyeguriye umurimo w'ivugabutumwa. Pawulo yababwiye ko yifuza kuza kubasura akamarayo igihe, ndetse babwira guha ikaze Timoteyo no kumufasha ngo adakora atinya. Itorero rikwiriye kujya ryunganira ababwirizabutumwa bakiri bato mu kubaremamo icyizere. Yashoje avuga ati, muwe maso, mukomere mu byo mwizeye, mwikomeze kandi murangwe n'urukundo. Maranatha, umwami Yesu naze. Ubwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 1. Imana idukomeza. Pawulo na Timoteyo bandikiye Abakorinto uru rwandiko, nyamara kuvugamo amatorero yo muri Akaya ni ukwerekana ko rwari rugenewe amatorero yose yakiriye Kristo natwe turimo. Yabisabera nubwo turi mu bibazo bitandukanye n'ibigeragezo byinshi, turabera b'Imana kuko twacunguriwe muri Kristo. Intumwa zirashimira Imana yazirokoye urupfu rukomeye ariko kurimbuka by'iteka, nanone ikaba ikomeje kubarokora uko bukeye n'uko bwije. Intumwa zahuye n'ibibazo byinshi ariko Imana irabarokora. Basakiranye n'inyamaswa abantu muri Efeso. Pawulo yakubiswe ibiboko 39 inshuro 5 zitandukanye. Bamukoreye imyigaragambyo ngo yicwe, yatewe amabuye, ariko Imana imukingira ikiganza cyayo ngo azabashe kugera i Roma ahamye Yesu.
Pawulo yabwiye Abakorinto ko atashoboye kubasura kuko dutegura gahunda nk'abantu, nyamara Imana nizisohoza. Imana yarokoye intumwa zayo igakomeza itorero kugeza n'uyu munsi, nawe igukomereza mu buntu bwayo. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde wamenya impano inkwiriye cyangwa ikwiriye uriya? Icya kabiri, mu mpano zose ni iyihe mpano iruta izindi? Icya gatatu, ni irihe hame rikomeye rishimangira ibyiringiro by'abizera? Imana ibahe umugisha.